kwa gatandatu twabaraga abakinnyi 11 sofa bamaze kwinjiramo, abakinnyi 11 bashya bamaze kwinjiramo nyuma y'icyo gihe kinini bakora imyitozo. Sheikh ku munsi w'ejo wari mu karere ka Muhanga, buri wese yari afite amatsiko aba bakinnyi uyu mutoza Lofty araza kubakinisha gute. Turabona Rayon Sport yihe ibitego 4-0 nibyo byagiyemo. Bagayoko umusore witwa Rivaldo atsinda igitego cya kabiri, Asanani atsinda cya gatatu, cyakane play kuri penalty, aza gutsinda ibitego 4-0. ibitego 4 biragendana na physionomie y'umukino. Ni we waruri ku mukino ku munsi w'ejo yango hari wenda ibyinshi byo kuganira byahera nkuko mwabivuze hanze y'ikibuga. Yewe natungwe no kubona ubwinshi bw'abafana kandi ku mukino wishujwe. Jado ndabyemera, Muhanga cyahoze ari Gitarama ni FF ya Rayon Sport, imwe muri FF ya Rayon Sport. Ndabyemera cyane cyane za Ruhango hariya abinyanza amayaga urakoze. Ariko Jado unajya no kuri stade wabonaga rwose icyo bita ferveur, ubushake bwo kureba match ku kipe ya Rayon Sport. Abategura umukino kuri kote ya Muhanga yishizwaga nyirango yabonye nicyo guheraho muri imisi. Ikintu cyiza. Ikindi wavuga ko n'imyiteguro ku ruhande rwa Muhanga cyitwa protocole n'ibiki vraiment Jado wabonaga ko ari match ya champion. Nge nakunze ko imyinjirize umutekano ku bibuga n'iki ndakubwiza kuri wenda wa Ruhanga nabonye ni Chris wari wohereje. Ariko mu by'ukuri wabonaga ko ari match yateguye ya Premier League. Nyenkeka ko wenda twayiruka buriya Muhanga twayiruka kera muri championnat kwakira. Ndakubwiza ukuri ko bazajya bajya ku kibuga bazabona byinshi tugiye twongeye kubona kujya mu ntara protocole umurongo wari mwinshi Jado tugenda tunamanuka byari byinshi. Byo vraiment c'est positif. Urabona bamaze igiye bahomba ubushyuhe muri aka karere, yaba kuri Rayon ubushyuhe kuri karere byari bikenewe. Hanyuma mu kibuga umuntu yavuga ko impression ya mbere Muhanga yakiriye Muhangire kumwe n'umutoza mushya Jado, of course n'abakinnyi benshi bashya wenda bamwe nuko tutabakurikira cyane bavuye muri deuxième division, ariko yere kuri ba Boneri n'abakinnyi bashya. Coach Gatera yarafite nabonyemo na Blaise urakoze. Hanyuma ku ruhande rwa Rayon Sport birumvikana iyi wakati ni wakati wa kuboresha vikosi kwa timu tofauti na Rayon Sport nuko byari bimeze. Rayon Sport 11 babanza bari mu kibuga abakinnyi 7 bashya n'abandi bagiye bagisimbura. Yari amakipe abiri, ikipe ya mbere yavuyemo hajya muri ya kabiri. Naho icyo ni kiri positif cyane kubera ko Luka ibyo bintu ntago byikora burya kugira abakinnyi 7 8 9 siko byagombye kuba bimeze. Wagombye kwifuza ko wagombye kwambukana squad siko bimeze l'idéal. Wagombye kwambukana squad zimwe zibwira. Ariko nanone niba uvuga ati wakati wa kuboresha kikosi ukongera n'izindi imbaraga ukabikora ku mukinnyi 2 3 4 5 nanone hari imbaraga zakozwe n'ubuyobozi. Vraiment anga uravuga ati hari cyakozwe vire n'umutoza mushya. Yari ikipe mu cyiciro cya mbere ushize yari Miroplast, yari ikipe y'ikiciro cya mbere. Ikindi wenda wavuga ngo gishya mu kibuga nuko ugiye kureba imyitozo y'umutoza Sidik hariyo witabiriye. Ibyo tumaze imisi tubona mu myitozo ya Rayon Sport twayibonye mu kibuga. Ni systeme nshya, ni umuvuno mushya wawundi twitwa umwashi. N'umutoza ukina 3 Jado umwashi waje muri Rayon. Ariko turajya ukina muri Mukura, bari bamuzi muri Mukura niko yakira muri Rayon. Ese wawubonye uti nicyo kibazo wambaza. Systeme nshya ya mbere y'umutoza. Umwashi wabonye urimo kwasute. Nabonye utatsa mu byukuri. Ntago wasa. Nabonye umwashi bigoye. Ibitego 4. Reka nkubwire Sidiki. Ibitego 4 byagiyemo, reka ngo statistique nihuse mu gice cya mbere. Si ibitego 2 bya igitego kimwe mu gice cya mbere, bitatu mu gice cya kabiri. Igitego kimwe mu gice cya mbere Jado nabonye ishoti rimwe mu izamu. Bya Rayon Sport. Murebye ni ishoti rimwe. Ishoti rimwe. Nubise uceceka. Rimwe bwo harimo ni la penalty. Ni la penalty. Bwo nabiti. Ije nabonye ishoti rimwe pratika. Nabonye centre ebyiri. Centre ziturutse kwa Prince Musore match gitangira Serumogo asa nkaho uteye nabi. Na centre imwe ya Serumogo.
mu gice cya mbere cyo kureba bumva biteye ikibazo kubera iki biraturuka hehe umwashi wa Lofty hari ikintu uhita wambura ikipe ye urugero ejo batatu inyuma le patron le de la défense birumvikana umuvandimwe Kabanga maze iminsi hakaba ariho Emery muri défense nanone hakaba ariho Sefu muri wabandi batatu ba défenseur harimo na Sefu arahagana Sefu ari hagane wa Mugabe ari défense centrale côté droit Emery nuri hagati yabo Kabanga ibumoso Emery hagati undi hari oni Sefu hanyuma Serumogo muri animation y'umukino Serumogo n'umuwinga iriya couloir yose n'umupisto we bizamuryohera ariko biramuvunanye ntabwo yabikinye 20 minutes ndahira kamene n'umutrentaine iriya couloir ni nini uri busantre ukaza no kudefanda presse musore kuko ari n'umusore akina mutoya ni nawe waturutsa ku gasantre ni nawe bakora ikosa ariko bakora penalty bakora open ariko nawe biravunanye cyane none bakubwira ngo centre imwe yabonetse ku mande zombi bitureba wa wundi bitwa Bello ni bingwa Bingi Bello azabona ravitaima guti yani Jado azabona ravitaima azabona azagaburirwa gute merci azagaburirwa gute urareba noneho umusantinere umwe uhari ni umusore wavuye muri Mukura Aimable ari afite role yo kuza gusohora umupira afite role yo kuza kwakira premier ballon afite role yo gukora couverture ibumoso cyangwa iburyo isikazabivamo Magruare n'umukinyi nabonye bigaragaje Magruare muri technicité box to box mwiza techniquement uri aleze ufite n'imbaraga mu kwapuya umwarabu yari kumwe nawe umwarabu ubona physique matakomeye kubera ko baro nyinshi atakaza technique mubona yamenye gukina ko baro nyinshi atakaza ubona ko imbaraga si nyinshi hano umupira wacu usaba imbaraga umupira nyarugenge usaba imbaraga cyane hano ko agifite urugendo rurerure rwo kugira imbaraga agire jambe d'appui agire iyo puissance iyo kumukura mu baro kuvuga ngo noneho umukinyi witwa Bagayo kugiye gutera peno ari buje kuri attaque na King Bello na Bingwa Bello Bingi Bello si poste normalement donc Rayon Sport ugiye kureba hari image nafashe muri mita itaravamo Sidiki ugira ngo uhita ubibona ni image ubona ko aba mediateur benshi bagiye gusimbura umubare mwinshi wari wabawinga bivuze ngo ni system ishobora gutuma abakinyi bawe benshi batakaza akazi batakaza itirite Jado donc nuvuga ngo iriya urwa mwashi utuma abafoyiri batabasha gukina nago bari gukina nubwo buri Valdo wagiye mu gihe kira hagati asimbura umwarabu hari image y'umusore Basane waje gukora test umunyegabo umukinyi mwiza w'imoso hari Rivaldo donc urabona ko harimo pas mal de foyers batashobora gukina batashobora kubona umwanya hari mita ya kabiri regarde image urabona ko benshi urabona ko harimo abenshi bakina ku mpande cyane benshi birumvikana ko ni pre-season ugomba guhita ikipe ya mbere ukayikuramo ugashyiramo ni ya kabiri c'est fort possible ariko nanone ukibazina byari byiza ko tubona n'umuzamu ahagumye wa muzamu dushidikanya ahagumye agakinira icyo nashaka kubaza nakire ku kibazo wamubonye umuzamu yisa mukuramo vuba adversaire ntabwo yarakomeye ku byo umuzamu namubonye ishure ebyiri bamushota rimwe adversaire ntabwo yarakomeye pratiquement adversaire rero ubona adakomeye cyane ngira ngo n'umwanya mwiza wo gupofina systeme wo kwisantareze muri possession muri rusange ngewe nagize impungenge dezemita nayo yasaga nkaho yenda kumera gutyo anterime ya statistique byasaga nkaho bimera gutyo kote gauche yarayibonaga ku musore witwa Jesus ari wo kipagira couloir yose hanyuma couloir y'uburyo Jado umuvane papure ni wari buryo iya couloir yose nasimbuye Serumogo ndashobora ko izo poste ni poste zigoye cyane lataka wenda umunyegabo w'umufoyeri yagomba kuza muri test yamushize kuri attaque yewe na Basane yagezeho asuriza kuri attaque grosso modo nabonye Rayon Sport ifite abakinyi benshi bashya beza paraporo ya sezishize beza paraporo ya sezishize ariko umuvuno bari buzakinemo n'umuvuno Jado ugoye kuri ngewe ku buryo mfite impungenge yizi échéances zigiye kuza zirimo match zikomeye nk'isi ngizi si ibintu byoroshye gutestinga si ibintu byoroshye kujyamo byane impungenge même si ubona ko score ari 4-0 ku buryo nagize amahirwe Jado Jalik
natahanye mu modoka nazanye mu modoka n'umukinnyi umwe muri Rwanda Premier League si ngombwa ko muvuga izina ukina kuri kabiri ako twita kabiri. La première question namubajije Rayon Sport wayibonye ute? Rayon Sport ambwira ibyo abakinnyi beza bashya kandi bakomeye. Ndamubaza nkaho ukina kuri uriya mwanya, eske gukina kuri uriya mwanya uri busabwe kwegera imbere no kumanuka, kwegera iriya navete yo kugenda no kugaruka ukina kuri kabiri? Arambwira ati biragoye ku buryo uvuga uti deja nibanyataka, niko yambwiraga, nibanyataka baranyataka ari babiri, hari lateral gauche wabo, foilier gauche wabo, baraba babiri nanjye ndabandi umwe ekenshi baba bari babikuri ngewe babiri kuri umwe. Icya kabiri ninjya no kugera imbere, ayima experience nziza, ninya kwegera imbere nanone ngo ngiye kwegera imbere ndabanza kuba atake nande na foilier wabo ndi twari duhanganye, foilier gauche wabo amprise kugira ngo nzarenge foilier gauche wabo ngere no kuri lateral gauche wabo, nabyo nakazi karukomeye cyane. Ni ibintu bigora, yambwiye ngo ijambo rimwe ngo ni ibintu bigoye mentaluma. Arambwiye ati ngo bisaba byibuze ko warabikoze uri mutoya cyane, byibuze izo automatisme ziza nizo mbaraga nyinshi. So haracyari kare, wenda nawe yari test arimo akora, ariko siza konti komsa kuri uwo muvuno mbona guki franchement ntago ndi umufana w'i system. Ariko mwamuzanyemo bizika ari byakina, ariko binatangaje mbere si byakinaga buriya ngo abikinnye guturuka mu kwezi kwa 11 ino sezo ishize. Yego ubundi sezo ebyiri zibanza nago ari gutya yakinaga system zisanzwe 4-4-2 cyangwa 4-3-3. Siko yakinaga muri mukura ngo ni gutya yakinaga kugeza nyuma ubwo yatangiye gukina 3-5-D, ibintu atanakinye sezo yose. Uno muri mukura ngiye niko yambwiye, siko mbere yakinaga kabisa. Ariko ugiye kwegeranya amanota yabonye muri phase na phase retour, ushobora kubona aya phase ari menshi nayo maybe wareba. Umutoza ashaka kugira uburyo bwinshi n'umuvuno nabyo ntabwo ari bibi no kuba abana byitoza no kubikina kuri match wenda imwe. Abamwegere bavuga ko match zikomeye yabashije kugora amakipe yitwa kakomeye y'i Kigali akoresheje ubu buryo. No umuki ariko nabyo zabaga ari match ubona yuko Sobone yatsinze akonvenka kimwe ku busa kimwe ikipe gasufra amace yihuye ndibuka kuri match ya APR narayirebye, APR yatsinze igitego kimwe ku busa ariko byarashoboka ko ibitego bitatu byari kujyamo. Urebye irayira chance match bakingba bamaraduru imbere y'izamu ba APR babasha kubibyaza umusaruro. Match ya Rayon Sport kuri Stade Amahoro rabyibuka, vuga match retour ya APR yatsinze APR ibitego 2-0. match ale cyane 2-0 barabyishyura bibiri barabyishyura. Match retour yari muri ngenda baraho yatsinze, ndavuga aho yatsinze imikino yatsinze APR 1-0 atsinda Rayon Sport 1-0 ku mahoro. Hano Rayon Sport yarakinye mukura kumbura cya Kadima atanga igitego hagati mu kibuga, ntago ryari shoti riteye ubwoba, atanga igitego Kadima atanga igitego. Ntabwo nabwo wavuga ngo ni system nyine wavugaga ko yari yanigishije amayikipe. Erega mukura sezishize atsinze Rayon Sport na APR, ariko mukura ku rutonde rwa championnat sezishize reba hiri na Bugesera, kandi uvuga ko Bugesera hano byageze ikirukana umutoza yangaza n'umutoza mukura muri phase mukura hagati yayo na APR yabaye champion harimo amanota 26. Mukura imaze kuvamo mu cyamahoro nta mikino yongeye gutsinda. Ubu buryo ku ikipe ya Rayon Sport abakinnyi benshi batari bato byagorana, ku bakinnyi benshi batari bato byagorana. Ni uburyo bugoye nk'ubu umutoza wa Manchester United undi mu bantu barimo gukina buno buryo ino sezo yarageze aravuga ngo nibwo buryo bwe ngo niwo muvuno we. Manchester United sinavuga ko amurima amezi y'umunani ya amezi 7 ya mbere muri yari 6 wapi nta 6 ngiye navuga yari irimo kuri amurima yatsinzwe mu ibitego birenga 44. Amorim sezo ya kabiri aguza abakinnyi ba profile we ibwe avuga ngo bazumva system umwashi tuzamureba. Iyi system umwashi ishobora kugufasha imikino ikomeye imwe nimwe gatungura umuntu ukamuheza umwuka wagira amahirwe ugatambuka, ariko ntabwo ari system niba ari nziza amakipe menshi agakwiye kuba ari yakina exactement iba ari nziza
ikindi cyo ikipe menshi yagakwiye kuba ari yakina n'aba binjira muri Rayon Sport uyu ni umuvuno Sidiki iyo urebye nabi uba expose ukarya byinshi reka ngo teori ya Arsene Wenger ejo bundi gutangaza apropos ya système de jeu yavuze ngo système ya 4 défenseurs Arsene Wenger ndetse n'abafoiriye mbase mababa iburyo n'ibumoso yavuze ngo niyo système iri équilibrée ari sobanura aravuga ati kwera ku ikibuga ugikasemo gatatu gutya sibyo ngo iri équilibrée ngo inyuma n'imbere teba n'inyuma iyo mutakaje baro niyo muyifite ngo ibire équilibrée muri za mpande za abo ngo iri équilibrée kubera ko ngo hagati mu kibuga byibuze uhafite ossature naho y'abakinyi ayo bita ngo colonne vertébrale kuri we de préférence ngo préfère système ya ba défenseurs bane ariko noneho njye hano ngiri impungenge y'umwashi Luka nuko ushobora kwiretruva bamwe mu bakinyi bawe basanzwe bakina mu mande babura akazi ubaburira akazi ndabyemera n'aba bad boys Rashford Sancho Garnacho reka mfate kuri abo ngabo ariko ugiye kureba bakina heruka ni mu mpande imbere abakinyi bo mu mpande baribura muri system akinyi mu mpande baribura jado urababura kuko mukinyi mu mpande yego Rivaldo yatsinze igitego yari pressing ya Kado arayibona arashota ariko ntiwabona zira percussion za Rivaldo n'umukinyi Basane mu mpande byagorana Jarike ngira ngo wabonye match nyinshi za Rivaldo we hano haruguru ugiye kureba style doje biragoye kuba equipe ya competition equipe iri competition utagiye kugorana izi systeme z'umwashi ntago abawinga bazibonamo ntago abawinga baba barimo ikipe Inter de Mira igira umuwinga yagiraga umuwinga Simone Inzage twabona Dumfries niyo hagiraga nta Dumfries se n'umuwinga ariko byo ariko se n'umuwinga typical winga nta babandi basema baba ariko byoroshe nk'ubu Arteta akinye systeme y'umwashi Saka ntabwo yakina umwashi ntabwo baramini Amare wababona Lamine Yamal yakina ntabwo wabona muri systeme umwashi ntabwo ba Vicha Vratsveria ba Duwe ntabwo wababona o systeme umwashi erega tutagiye kugorana systeme umwashi ni systeme ku mukino bitewe na adversaire ushobora kwintroduce ukamucanga ariko ntago ari systeme yoroshye kujye ushobora kuza ugatungura abantu gakubita umwashi hano ufite profile zikwiriye burya umwashi ugira n'abakinyi bawo muribuka nk'umusore yitwaga ngo iki w'umunyanigeriya wa Conte muri Chelsea nabo si benshi Victor Moses nabo si benshi ewan iriya sezo ari mu bakinyi beza na systeme umwashi yarabisubiramo seze ikurikiyeho Conte baramwiruka systeme umwashi uwo tuvuga umwe mu bantu bayimetriza Conte muri Napoli yawukuyeho Simone Inzage nabonye mu gikombe cy'isi ntago umwashi aro yambukanye muri ari Hilal va kuri ibyo ngibyo umwashi nibo bwa mbere byari bibayeho twebwe turebesha amaso ya mbere umwashi utsindwa ibitego 5-0 muri Ligue des Champions finale na birindwi byarashokaga ni 10 kuri la systeme abenshi bahise bavuga erega Barcelona niba uyu boss Barcelona yishwe no kutagira defense urumva kandi uyu mwashi wa Simone Inzage wakoraga kuko yagiraga abantu babiri imbere kabisa bawometrizaga jana kwishana nibyo nekereza ko n'uyu mugabo ashaka kubaka muri Mbwemo kunya mu mugongo wabo hari Bruno Fernandes yakoresha buriya nkuko bakaranaguru na Mkhitaryan bakoraga ariko nabyo bivuna kuko biragusaba gutravaya cyane wowe umuntu witwa Bruno Fernandes nuvuga ngo ukakora defensivement ni nako umugabanyiriza offensivement gutanga umusaruro so munashobora kureba ariko ntabwo ari systeme yoroshye kuko noneho nk'aba bakinyi bacu baba barakuriye muri za 4-4D 4-3-3 biragora kuyumva bo bwabo ni banawumva systeme mwashi ni banawumva biratangaje kumva ko Rayon Sport yatsinze 4 ku busa Muhanga okay ni Muhanga n'ibyo yizamutse muri Premier Division nyuma y'imyaka myinshi ariko kumva ko nabantu benshi barebye no match bakubwira ati nta bintu biri positive byinshi byo kubona ahubwo ibirimo byinshi biteye munge ari umu specialist muri Rayon ukunda kugarukaho cyane umuvandimwe wawe Luka Migambi Gerard bakiri kumwe hariya ndabaza urebye Rayon Sport igihe kinini undi ADN ya Rayon Sport philosophy kugira ngo muri ya muturage yumve ko aje kureba match muri Rayon Sport ikiniti Rayon Sport uzi
ati ngewe shaka kumanuka imyaka myinshi yayirebye ati ngewe Rayon Sport nzi ni Rayon Sport ya possession jeu de possession est-ce que iyo possession iza gute mubaza iyi possession bigena gute arambwira tugomba kuba ufite ama profile meza techniquement ashobora kubikora ndabwiye se izo profile kugira ngo uzihuze bikomeye n'iyo possession tu préfères que les gens de système mubaza gutyo arambwira ati peut-être 4-2-3 4-3-3 birafasha ishobora kuba équilibré ibyo ubonye ni biki yari nyuma ya match ati ibi bintu bizagorana cyane ndiko bizamugora cyane pour arambwira ati twabonye abakinyi benshi beza squad kabisa kikosi kimeboresho ku eneo tofauti inyuma imbere hagati ibona ko ari ikintu cyungutse so kumutoza ngiye ntago byantunguye kuko narabibonye mu myitozo ko ariyo tendance yego oya ni nako abamuzi niwo mugani igiri igice cya kabiri cyo kwishyura abamwunganira mu kazi b'abatekinisiye nawe ubwe bongera bagakora une étude approfondie ariko nagize impungenge cyane malgré ya binezero nagize impungenge ni bande bo kumugira ahubwo ndumva umukunzi wa Muhanga yagira impungenge cyane si Muhanga gatera urumva ko afite akazi gakomeye wafite kenshi kipe nibitagenda ikaba still itsinda ibyo wafite kenshi cyane gatera nabonye afite kenshi na Kabarisa Kariyopi nabonye bari kumwe icyo ntago cyaba ari ikibazo kuko muri iyi myaka ikipe izamutse ivuye mu cyiciro cya kabiri epfiriya hano iwacu mu Rwanda automatika mubara umukandida wo gusubirayo icyo ntago ari igishya no kurwana nabyo ariko icyo ndimo ndeba pre-season uko iminsi igenda ishira twinjiye mu kwezi kwa 8 sibyo iki ni cyumweru cyo kwinjira mu kwezi kwa 8 muri ko kwinjira mu kwezi kwa 8 ubwo nta gihe gihari hagati y'ibyo ugerageza no kubishyira mu bikorwa ukina uri ku musozo na intensité y'abakinyi imbaraga bashyiramo yego ntago ari ya precision urakoze bijyanye buriya nibyo bamaze gushyirwamo uko imibiri yabo yatangiye kumenyera imyitozo ubwo no kuvuga ngo scenario turimo tubona muri aya makipe ubu ngubu turaza kuyibona tariki 15 dandesume turimo turegera igihe cya competition ari nayo mpamvu rero izo mpungenge turimo tuvuga muri aya maklube ayanga yarimo gukina pre-season de breche uko bameze cyangwa se nuko bahagaze ubu makipe yatangiye kujya ku gitutu cyo kubikosora umwanya si munini yego hari naho kubikosora jarike bigusaba gusubira ku isoko hari abo wibeshye cyane hangaha kwibeshya byo ni ngombwa pressure yatangiye kuzama irayira chance yuko yaratangiye n'imyitozo kare Rayon Sport yatangiye imyitozo mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa kane uranabibona siyo kipe ya mbere yatangiye imyitozo iyi semaine ishize bakoraga kabiri ku munsi jado urabona ko kumbaraga barimo baraza pe ahubwo nanatekereza ko biri no mu bintu bicishije hari AS Muhanga imbaraga rwose ahangaha rero nka match narebye APR na Gasogi wabonaga ko physique mu makipe aratandukanye aha rero niho lokote technique urumva batangira kuvuga ngo atari ibindi bya bibiye ikindi amakipe y'abafana nk'izi za Rayon Sport ni burudani ni mu kibuga umupira ugenda ibitego biboneka oya iyo bigeze no kuri Rayon Sport kuri ADN yayo iragenda ibyo migambi yatubwira ese bidakunze ubundi ninde wo kumurira mu maso kambwira ati ibintu ntibikunda ko ni komite n'ubuyobozi mbere na mbere ni president nabyo bikaba ibibazo rero niba bidakunze system niko byubatse ngwacu ibitindaho kugarukaho ruka iyo ngura kugarukaho hagati ya komite president na komite ye n'umutoza hagumye kuba harimo ikiraro technique ariko nk'ubwo nyine bigoranira nkaho twariho tuganira ubu se ntabwo turi kubona akaboko ka sporting director mu ikipe ya Arsenal ntabwo turagera aho ngaho amakipe yacu nazagera naho ngaho vuba wenda ariko nta kaboko ubonamo ke cyane of course cyane akaboko ubonamo ke se niyo staff technique ubwayo nafite nuzuye na mbere kujya no ku muyobozi hagati y'ikiraro kihuza staff technique na n'abayobozi se bashaka kwicara n'abatoza bakajya inama koko bakemenya ko ari icyo ngicyo ku kimikere teta yitwa manager urabibona afite abantreneri nk'abane abantreneri aramenya igihe cyo guha Nikolayovic aramenya igihe cyo guha Gabriel Hens aramenya igihe cyo guha undi mutoza nabonye nazi abandi batoza ari nabonye nazi amazina buri wese akagira sense yo ukabibona ukabona ko ari overall ukabona ko ari gukontorora then akajyaza kubwira ati ko bakubwiye ngo urabikora cyo kutabikoze gutya twebwe ntituzagera aho ngaho si turagira aho ngaho wenda ni kure cyane ariko umuvuna ni nuwo nguwo iyo systeme nuwo mutozo uko wubakitse na equipe ibyo bintu birahura ariko reka dutanga urugero rworoshye ikindi kintu nabonye kuri no mutoza Rofti
akikijwe n'abantu babi reka icyo nyivuge akikijwe n'abantu babi bashobora kuzamuroha reka nyivuge icyo kintu cyane impungenge ejo bashobora kuzamuroha Sidike naho nkubeshye ku munsi w'ejo abavandimwe ko bibagiye ko turi kuwa mbere yewe impungenge nagize kuri icyo kintu urakoze akikijwe n'abantu babi bashobora kuzamuroha urakoze kuri icyo kintu kunyibutsa kuko nabonye ko we ni umuntu ushobora kumva ko namubonye yumva abamukikije ariko akikijwe n'abantu babi yewe nagize impungenge kuri icyo kintu uvuze urakoze kukinyibutsa iyo ukurikiranye imyitozo ya Rayon n'ibibera muri Rayon abo bantu bamukikije banamufashije kubona bamwe mu bakinnyi we ari kumwe nabo ejo ku munsi w'ejo nabonye umutoza Lofty cyambere umutoza Lofty arabizi neza ko muri raporo ahabwa mu mpungenge zihari umuzamu arahari umuzamu ariko byarangaje kubona adversaire udakomeye ahubwo abona umuzamu 0-0 bibaye 0-0 ntatsinzwe igitego yihutiye kwita mukuramo kandi umuzamu n'umuntu wakenana 90 minutes kugira ngo akomeze apime nk'umuntu washidikanywagaho cyane muhimino tabikina Lofty ngo biravugwa ko bamwe mu bakinyi bagiye bagurwa na president bagiye bazanwa na president ubona ko ntabwo abasanta neza n'ikimenyimenyi ari umukinyi waje Luka uje gupasa test imagine aje gupasa test umukinyi wundi normal uko nyene namubonye Luka n'umukinyi wagombye kuza gusinya agakina umukinyi cy'imoso umunyegabo ufite imbaraga naramubonye mu myitozo no Muhanga ufite imbaraga Luka kubujye n'abandi bakinyi bakubwira abandi bakinyi bakubwira turi n'umukinyi mwiza yemeye gupasa test kuri match ya Muhanga byari bigoranye kumukonvenka ngo akine match icyabayo niki yamushyizemo muri system umwashi amushira kuri attack ariko ukabona umukinyi cyane muri match namukoreye zoom umukinyi udekorosha asubira muri wa mwanya we cyane Lofty cyo yise niki yise mukuramo vuba vuba bikovuga ko yari yemeye kuma 45 minutes ako ntizanageze nizo 45 minutes yewe no kugira ngo Luka amujyane Muhanga habaye intervention y'umuyobozi ntabwo ashaka kandi Lofty avuga ati Lofty yarabanje avuga ngo uyu mukinyi agomba kuzasinya uko akoze test akinye match ya Muhanga ariko byarasekeje Rave yamukuye kuri list ubuyobozi bwaramajije none se ko warekramaga ngo azakine match ya Muhanga akaba atari kuri list yamushizemo atabishaka bivuze ngo Lofty arinsista cyane ku bakinyi be ashaka je nkibaza abakinyi bawe umva ko washizemo akaboko n'abakinyi ba president ntibari kuri payroll rimwe nk'abakozi ba equipe akakantu kamaze iminsi kavuga muri Rayon Sport nikadakemuka rero ibyo rukaza avuze nabibona hanze y'ikibuga kuri izo influence nimwe mwatujyanye muri iyi mudu rero kubwizo mpamvu ngenda Sidike muri cyo tuba challenging akakantu nikadakemuka ni ikintu kibazo gikomeye uretse gatoya we ku giti cye avihuye aza muri Rayon yaje mu muryango mugari cyangwa yaje mu muryango wabamwe yaje mu muryango mugari kuri kiyo makuru ariko harimo bamwe byensire ba muri comments ariko umutoza waruhari muri championnat umenyereye niyo kuri kiyumva ko Rayon Sport avuga giti biroroshye kuba waba n'umutoza okay ku rwego rwa Mukura ubonaga ko ari stability ifite mu kibuga ku rwego rwa Mukura kuba wamuzana ukamushyira muri equipe yindi nkuru amenyereye ahangaha ukamufasha kubaka equipe nzima wenda ari cyo yata ntabwo byari bibi aho kujya kwitira ku wundi utazi waza ntabwo byari bibi ntabwo byari bibi god uyu munsi se bigenda gute ko twumva ko asaba kugera ku rwego rwa directeur technique akagira babisaba bamwe bakamushyigikira abandi bikanga byagaragaye ko bamwe bashaka kumukoresha mu nyungu zabo sara réponse none se zahindutse aho rero abo bantu bashaka kumukoresha mu nyungu zabo ku ruhande baracyafite influence ye muri squad management cyane ariyo shose bizarangira ahubwo mu kumanaginga squad abantu babonye bakaba ubuyobozi bwicaye bukavuga bati uyu muntu si umukozi wa equipe na nubwo bwose bwemere no kugira gute aho ukabona umuntu arahara aho ngaho ukabona betse ko abanye n'abantu nani bahari bari harimo no kutubaha no kugira gute kubona nk'umuntu rwose ukabona nk'umuntu arahari ashinze imizi aho ngaho so ibyiza nizo za precision n'ibindi ubwo n'ubuyobozi kubibona niba n'abakinyi benshi bagira gute hari umukinyi umwe w'amayite muanyaje n'umutoza neshakaga kasinya paraporo y'ibyo bamubwiraga bamukikije niyo mpamvu navuze kuri washobora kuba atarimo ariko bamukikije ari babi uyuza ubwenge ugomba kumenya no guturanya nabo umuntu agendana ushobora no kwisanga waguye muri mu gikwazo runaka
kandi Sidike dusanga tuzi ko ari umwana mwiza imbere ibitekerezo bya boss wawe reka dutange urugero rworoshye baze nko kumva ngo nka Sidike ngo bamufatanye n'abantu wenda bamwe amata batemewe Sidike yamaga Sidike kutamutamuza agira gutya na gutya nibi icyo gihe rero ushaka guturuka n'abantu mugendana ko mwese bafatiye hamwe mwese mwagenda iyo rero uri kubireba ugasanga abantu muri kumwe bashobora kuba bari kukuruha cyangwa kugira guti menye ubwenge utera intambwe ukabasohoka niyo baba barabavandimwe cyawe cyangwa inshuti zawe mutoza mwatuye umukinnyi ntabwo ekipi mukeneye banabishyiramo uruhare kubera undi mukinnyi bo bashaka kuza noneho wareba umukinnyi uko yitwaye uko byagenze gutya na gutya akavuga uti samaye gusa umutoza ariko nawe agiramo akantu ka duti ariko finaro mu mukinnyi araza ahageze umutoza amubonye uko bakorana uko imyitozo iri kugenda discipline n'ibindi ahita amugira vice capitaine mu magambo yamubwira ati biragaragara ko bari barambeshye barakumbeshyeho biragaragara ko bari barakumbeshyeho ariko wajya kubyumva harimo n'ibindi twebwanutse tujyamo hanze y'ikibuga n'ibindi ariko ibyo bintu ku buryo rero ku mutoza attention urayoba ku mutoza bishobora gukomeza gutya ntibyana gutungura ugiye no kubona ukabona sezo yatangiye cyangwa n'ikindi ubwato burahagurutse aciye mu kato gatoya kamugaruka oya ngewe ejo nagiye mu nzove ariko muri Kurise Jado urabyumva birimo cyane hari abakinnyi b'umutoza yifuza kuzana anifuza gukinisha hari abakinnyi avuga ko bazanywe n'ubuyobozi we ubona bigenda mu gake kuza no gukinisha kandi Jado abo bashoboye banashoboye niyo baba badashoboye rega iyo umuntu yamaze kuba umwana wawe banashoboye bavuga ko umugabo nyamugabo umwana uvukiye mu rugo ubundi aba ari uwawe mu rugo rwawe niko njya ntumva giye namufasha mfite mbana nawe ariko umwana wavukiye iwawe burya n'uwawe kugeza agize imyaka y'ubukure akaba nahitamo akavuga ati ngiye wenda bambwiye cyangwa ibimenyetso byerekana ibimenyetso bya gihanga forensic byerekana kuri ari we data akamukurikira ariko umwana avukiye aho ngabo ari uwawe burya rero ugomba no kwicara ukanavuga uti uyu mukinnyi kuva yaje ari umukozi wanjye reka dukorane ariko ugiye kubyumva n'ibindi bintu biri ku ruhande ibyiza nuko n'abayobozi ba Rayon Sport n'abandi bamaze kubibona byose bigaragara oya ni byiza bindi nuko biri muri amakipe yacu ano makipe Jado makosa akora amatière administrative aya makipe na bya bindi Jado iyo boss wawe rugero umuyobozi wawe Luka excuse ari aza en second lieu yaba abandi bagukikije buryo wakishe aya makipe yacu no mu bituma atanatera imbere cyara abantu benshi nsigaye mbona mu makipe nk'abadesi imigirire yabo n'imikorere yabo kabadesi ahubwo nsigana niba aba bantu baba mu makipe bitwa ngo bakunda amakipe cyangwa amakipe yabo n'ibindi barayakunda cyangwa bafite izindi nyungu zabo biri mu bintu bituma n'amakipe adatera imbere bibiri mu bintu ubona zihera mu bintu bimwe ugasanga Kiyovu Sport imyaka 60 nta kintu kimwe ushobora gushyira kuri table haba hari impamvu nta kintu na kimwe ushobora gupresentinga kuri table ugasanga ikipe nka Etenseri imyaka 60 ni ibibazo kuruta ibisubizo kera nukubera abantu bazibamo badashobotse kera imwe mu myuga yari itunze abakurambere bacu hari umwuga wo guhiga urumva babyigaho bakagira ubwo bajya guhiga bakazana umuhigo ubundi bajya guhiga bikababera ibibazo abakurambere bacu bari bazi gusesengura nyuma yo gusesengura no kubyigaho baza gusanga batari ko mwari muzi n'ibindi bati abahigi benshi bayobye imbwa burari no mugani kinyarwanda kabisa abahigi benshi bayobye imbwa no umugani cyo waruzi warawuzi ngo burari so urumva rero ko kuri Rof cyafite akazi kenshi afite undi mukino kuri wa gatandatu i Nyanza mu gihe muri gahunda y'icyumweru cya Rayon itangirira i Nyanza kira n'ikipe ya Gasogi atigwa n'icyo icyumweru kiza gutangira cya Rayon de kizategura Rayon de ku tariki ya 15 y'ukwezi kwa munani aracyari time yo kuratrapa aracyari time